Hari abantu batekereza ko ba papa ba mbere bose babayeho ubuzima butuje kandi butarangwamo ibigeragezo, ariko amateka ya Papa Calixtus wa mbere aratandukanye cyane. Mbere yo kuba papa yigeze gufungwa, ahura n'ibibazo bikomeye, ndetse bamwe batekerezaga ko atazigera yongera kugirirwa icyizere. Ariko nyuma y'iyo mibabaro yose niwe waje gutorerwa kuyobora Kiliziya Gatolika. Byagenze bite? Kandi ni iki cyatumye ubuyobozi bwe butavugwaho rumwe? Uyu ni umwe mu bapapa bafite amateka atangaje kurusha benshi mu bapapa ba mbere. Mu mwaka wa 217 nyuma ya Yezu Kristu, nyuma y'urupfu rwa Papa Zephyrinus, Calixtus wa mbere yatowe abapapa 16 wa Kiliziya Gatolika. Ariko mbere yo kugera kuri uwo mwanya yari yaranyuze mu buzima bukomeye. Amateka avuga ko akiri umusore yari yarahawe inshingano zo gucunga umutungo w'abakristo b'i Roma. Nyuma haje kuvuka ikibazo cy'ubukungu, amafaranga menshi arabura. Abantu benshi bamushinje uburangare, byaje kumuviramo gufungwa no guhanishwa imirimo ivunanye. Nubwo yanyuze muri ibyo bigeragezo, ntiyacitse intege. Nyuma y'igihe yararekuwe, agaruka mu muryango w'abakristo. Papa Zephyrinus amugirira icyizere, amuha inshingano zikomeye mu buyobozi bwa Kiliziya. Icyo cyizere nicyo cyaje gutuma nyuma y'urupfu rwa Zephyrinus, Calixtus atorwa ngo abe papa. Ariko kuba papa ntibyakuyeho ibibazo. Mu gihe cye havutse impaka zikomeye. Calixtus yigishaga ko umuntu wakoze icyaha gikomeye, iyo yihanye by'ukuri ashobora kongera kwakirwa muri Kiliziya. Hari abatabyemeraga, bavuga ko ibyaha bimwe bitagomba kubabarirwa nyuma ya batisimu. Mu bamurwanyaga cyane harimo Hippolytus, umwe mu bahanga ba Kiliziya. Yanenze Calixtus ku mugaragaro, ndetse yanga kwemera ubuyobozi bwe. Amaherezo Hippolytus yitandukanyije n'umuryango wari uyobowe na papa, aba umwe mu bantu ba mbere amateka yita antipope. Ibi byabaye kimwe mu bihe bikomeye cyane mu mateka ya Kiliziya ya mbere. Nubwo yahuye n'izo mpaka, Calixtus yakomeje kuyobora Kiliziya. Yashimangiye ko imbabazi z'Imana zigera ku munyabyaha wese wihana by'ukuri. Iyi nyigisho yaje kugira uruhare rukomeye mu buryo Kiliziya yasobanukiwe isakaramentu rya penetensiya n'imbabazi z'Imana. Nyuma y'imyaka igera kuri 5 ayoboye Kiliziya, Papa Calixtus wa mbere yitabye Imana ahagana mu mwaka wa 222 nyuma ya Yezu Kristu. Kiliziya imwibuka nk'umwe mu bapapa baharaniye imbabazi, ubwiyunge n'icyizere, n'ubwo ubuyobozi bwe bwaranzwe n'impaka zikomeye. Nyuma ye ubuyobozi bwa Kiliziya bwahawe Papa Urban wa mbere, wabaye Papa 17 wa Kiliziya Gatolika. Ariko se ni gute Urban wa mbere yakomeje kuyobora Kiliziya mu gihe ubukristo bwari bugikomeje gukura mu bwami bw'Abaroma? Kandi ni ibihe bibazo bishya byamusanze? Ibyo nibyo tuzarebera hamwe muri episode ya 17. Niba wishimiye aya mateka y'abapapa ba mbere, kanda like, subscribe, kandi usangize iyi video abandi kugira ngo ubutumwa n'amateka bya Kiliziya bikomeze kugera kuri benshi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.